Kera habayeho umugabo akitwa Ruyenzi. Azana umugore babyarana umwana umwe w'umukobwa bamwita Ntunda. Bukeye inzara iratera. Nyina arapfa. Nuko se aramusuhukana. Ariko mu nzira bataragira aho bagera, umwana asigara inyuma, se yikomereza inzira aramusiga. Aho yasigiye umwana hari umushumba wari uragiye inyana. Ugiye kwira umushumba aramujyana, amushyira mu rutare. Uwo mushumba nawe yari yarapfushije nyina, yitwaga Kabiri ka Nyabugi. Nuko yajya kwahura inyana, akabwira mukase ngo amuhe ibyo kurya n'amata abijyanemo impamba, undi akabimwima. Umugabo nawe ati, mpera umwana ibyo kurya niwe mfite wenyine, winterera umwana agahinda ngo umwicishe n'inzara. Nuko mukase akabona kubimuha. Umwana akabijyana agashyira umwana yashyize mu rutare bakabisangira. Umushumba yageraga imbere y'urutare akavuga aririmba agira ati, mwana w'ibisage n'ibikinga, mwana w'incucu n'inyamaheri, curanya amayondo uze wonke ndi nyoko kabiri. Umwana nawe akamusubiza ati, karame kiramira cyandanze guhunga. Nuko urutare rugakinguka, bakarya bakanywa, barangiza bagakina. Umushumba agacyura inyana, yamara kuzigeza mu kiraro agasubira kuganiriza mugenzi we. Bwacya agasubirayo. Igitondo n'ikigoroba nta handi yaragiraga. Akagenda nanone akamuhamagara muri ka karirimbo, bakarya bakanywa bagakina. Uko bukeye nuko, uko bukeye nuko. Hashize iminsi abantu batuye hafi y'aho umushumba yaragiraga babwira mukase bati, ko tujya tubona umwana ukina n'uwanyu hariya ku rutare n'uwa hehe? Mukase araceceka, ntiyagira icyo avuga. Kuva ubwo atangira kujya agenzura Kabiri ka Nyabugi. Mu gitondo umushumba yahura inyana, mukase aramukurikira. Yumva ukuntu ahamagara Ntunda. Kabiri ntamenye ko mukase amuri inyuma. Amaze kubumva bombi arigendera. Mu gitondo kare umugore arazinduka asiga abwiye umugabo we ngo ntakame inka atavuye aho agiye ngo ntahagararayo. Aragenda no kuri rwa rutare ahamagara umwana nk'uko Kabiri yahamagaraga. Ntunda aritaba, urutare rurakinguka. Nuko nyamugore ashyira umwana mu giseke aramwikorera, amujyana imuhira agira ngo azamwica aveho. Bamaze gukama inka, Kabiri yahura inyana uko asanzwe abigenza, ajyana n'ibyo kurya n'amata. Ageze imbere ya rwa rutare arahamagara, abura umwitaba. Arongera arahamagara, urutare rwanga gukinguka. Ibyo kurya ntiyabakibiriye arabimena, n'amata arabikira, acura umuborogo. Abaturanyi bumva umwana arira, bajya guhamagara iwabo ngo baze kureba ikimuriza. Saraza amubaza ikimuriza. Umwana ati, nari mfite umwana nitoraguriye, akaba ahangaha mu rutare. Nazanaga ibyo kurya n'amata tukabisangira. None nahamagaye ndamubura. Umwana acyura inyana, ageze imuhira mukase aramugaburira, umwana yanga kurya ahubwo akomeza kurira. Nuko se aramubaza ati, ese wajyaga umuhamagara ute? Umwana amusubiriramo uko yahamagaraga ati, mwana w'isage n'ibikinga, mwana w'incucu n'inyamaheri, curanya amayondo uze wonke ndi nyoko kabiri. Se ati, ongera umuhamagare mwana wanjye. Umwana asubiramo aramuhamagara agira ati, mwana w'ibisage n'ibikinga, mwana w'incucu n'inyamaheri, curanya amayondo uze wonke ndi nyoko kabiri. Ku nshuro ya kabiri Ntunda aramwitaba ati, karame kiramira cyandanze guhunga. Nuko se amaze kumva abo bana aragenda akura umwana mu giseke cyari mu mbere ati, dore wakurizaga nguyu. Nuko umwana arakunda arahora. Umwana baho arakura na wa mushumba umusore mwiza. Bukeye Kabiri ashaka inzoga, maze atumira iwabo wa mukase. Ruyenzi se w'umukobwa aza mu batumiwe. Kabiri ka Nyabugi abatekerereza ukuntu yiboneye umwana akamurerera mu rutare. Bukeye mukase akamumwiba agira ngo azamwice. Arangije kubibatekerereza azana umukobwa aramubereka. Bose baramutangarira bati, umuntu wagize igitekerezo cyo kwica uyu mwana niwe wo gupfa. Nuko musaza w'uwo mugore yenda icumu agira ngo arimutera mwice. Umukobwa aramubuza ati, mureke yarandeze. Se w'umukobwa nawe ati, uyu mwana n'uwanjye namubuze mu nzara, none ndamubasabye ni mumume. Abandi baranga. Se ati, ndabaha inka. Barazanga bati, kereka nuduha inka 8 kandi ukazamudushyingira. Kabiri ka Nyabugi abwira Ntunda ya Ruyenzi ati, uramukumbenze igihango cyanjye kikazakwica. Umukobwa aremera. Nuko umukobwa ajyana na se. Bageze iwabo umukobwa ati, harya nzajya kwa Kabiri ka Nyabugi? Umupfumu aragurira Kabiri ka Nyabugi ngo nibohereze umuntu kwa sebukwe, umukobwa arashaka kumubenga. Kabiri ka Nyabugi ati, nta wundi natuma utari umutwa, niyo wamenya ibyaho. Umutwa aragenda no kwa Ruyenzi asanga umukobwa yicaye mu gikari n'abandi bakobwa. Haciye akanya umutwa aragenda yurira igikari, yumva Ntunda abwira bagenzi be ngo,
Kabiri ka Nyabugi nzamutega abana bateze ibisage nabareba nanjye umurore mubenge mandoga ruyenzi. Nzamutega abagore bateze ingori mu nkike yo hepfo n'abakobwa bambaye ubusa mu nkike ya ruguru nabarora nanjye murore mubenge mandoga data ruyenzi. Nzamutega akago kakagera karimo umugeni naza ntagasimbuke nzamurora mubenge mandoga data ruyenzi. Nzamutega igicuma cy'inzoga y'ubuki giteretse mu kirambi n'umuheha hejuru yacyo naza ntayinywe murore mubenge mbandoga data ruyenzi. Wa mutwa yumva iyo mihigo yose arangije aragenda yibwira Kabiri ka Nyabugi. Bukeye Kabiri ka Nyabugi ajya gutahira. Ageze mu marembo ntiyareba mu nkike z'urugo, ntiyareba ibyo bamuteze byose. Ageze ku rugo rw'Akagera rwarimo Ntunda arazimiza ararusimbuka. Ageze mu kirambi ahasanga inzoga y'ubuki mu gicuma, asomaho ahita asanga Ntunda ya Ruyenzi aramurongora. Nuko Kabiri na Ntunda barabana baratunganirwa. Sijye wahera hahera umugani. Nongeye kubashimira inshuti zacu mukomeje kudutera inkunga, mukomeje kurikira ibiganiro byacu. Reka mbabwire ngo abatarakora subscribe namwe nimuyikore kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibi biganiro byacu byiza tubagezaho. Ikindi kandi mwaduha na comment y'uburyo mwifuzamo twajya dukoramo ibi biganiro kugira ngo tujye dukora ibiganiro bibanyuze twese dufashanye. Komeze rero kugira ibihe byiza, n'umukunzi wanyu ubakunda cyane.